ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Roza kabuye bitari ibyo tugatangira kuboyikota produits z'abafaransa muri East Africa. Kabaka Mutesa II. Ubuzima n'ibihe bye byari bitangaza gusa. Mu mazina menshi cyane, umwami Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Rwangura Mutesa yari kabaka wa 36 w'ubwami bwa Uganda kuva mu 1939 kugeza atanze mu kwa 11 tariki ya 21 mu 1969. Yabaye perezida wa mbere wa Republic ya Uganda kuva mu 1963 kugera mu 1966 ubwo yahirikwaga ku butegetsi na minisitiri w'intebe Milton OBOTE, ubundi agasunikirwa mu buhungiro. Mutesa wa kabiri yagiye ku ngoma asimbura se Daudi Chwa wa kabiri. Kabaka Mutesa wa kabiri yahiritswe ubugira kabiri. Ubwa mbere ni guverineri w'umukoloni umwongereza Sir Andrew Cohen wamuvanye ku ngoma mu 1953 agambirira kumusimbuza murumuna we batari bahuje ababyeyi bombi, kuko ngo abongereza babonaga ari we bashobora gukorana neza. Akabumva kuko Kabaka Mutesa wa kabiri ngo yabasuzuguraga n'amabwiriza bamuhaye ntayakurikiza uko babimusaba. Ubwa kabiri noneho mu 1966 ari nabwo yahirikwaga yararangije kuba perezida, agahera ko ahungira mu Bwongereza, ari naho yapfiriye mu rujijo rutarasobanuka neza kugeza n'ubu. Ubwo yahirikwaga n'abongereza bwa mbere nabwo agahunga, Mutesa wa kabiri yongeye kwemererwa kugaruka kima ingoma. Yarayoboye ubwami noneho bufite ubutegetsi bushingiye ku itegeko nshinga, bigatuma noneho abaturage bashobora gutora ababahagararira mu nteko y'ubwami. Inteko yitwaga Rukiko. N'umwami wari ufite abagore 13, akagira abahungu be bwite 11 n'abakobwa 6 barimo abamenyekanye cyane mu rubyaro rwe nka Ronald Frederick Mwenda Mutebi, Dorothy na Mukabya na Solo, Anne Sarah Kagere, Sunandaula, Catherine na Baloga, Mukarukidi, Masamba na Goloba. Mutesa wa kabiri yagize abagore benshi cyane ku buryo nko mu 1948 muri uwo mwaka wonyine yashatse abarimo Abakiala Damali, Catherine na Kawombe, Umubitokati Beatrice Kabasweka wo muri Toro na Kate Ndagire mu 1950. Mu myaka ine yakurikiyeho agashakana na Abakiala Sara na Lule, ubwa gatatu akarongora Nesta Rugumayo, uwa gatandatu n'uwa karindwi bakaba Kakako Rwanchwende, agakurikizaho Winfred Kayihangwe, bombi bo mu bwami bwa Ankole. Mutesa wa kabiri yahisemo umuhungu uzamusimbura ku bwami aba Ronald Mutebi, yabyaranye na Sarah na Lule. Sir Edward Mutebi wa kabiri wari warahawe icyubahiro cyo ku rwego rwa KB mu bwami bw'abongereza, Knight Commander of the Order of the British Empire, yafatanije na minisitiri w'intebe Milton OBOTE. Abungu bumwe batangira gusaba abongereza ko Uganda yahabwa ubwigenge, abanya-Uganda ubwabo bakiyoborera igihugu cyabo, babigeraho mu 1962. Mutesa wa kabiri yagizwe perezida wa mbere wa Uganda, ariko adafite ububasha busesuye bwo gutegeka igihugu nka perezida koko. Umwanya we wahindutse w'icyubahiro mu mihango n'ibirori gusa. Ibyo birakomeza, ariko haciye igihe gito gusa ubukumvikane bwe na Milton OBOTE wari minisitiri w'intebe butangira kuba bubi. Mu 1966 OBOTE yohereje abasirikare bagaba igitero kwa Mutesa wa kabiri bayobowe na IDI AMIN, nuko nawe ahita ahungira mu Bwongereza guhera ubwo. Mutebi wa kabiri akiva muri Uganda, OBOTE ubwe yahise yigira perezida wa Uganda, ubutegetsi bwose bujya mu biganza bye atanavugirwamo n'undi wari we wese. Nk'umwami Mutesa wa kabiri yategekaga abaturage b'ubwoko bw'Abaganda, ari nabo benshi mu yandi moko atari make n'ubundi aho muri Uganda. Uretse kubyifashisha nk'iturufu imuha amaboko n'ubuhangange mu butegetsi, OBOTE akigera ku butegetsi nyine yahereye ku by'ubwami bw'Abaganda no kwigenga kw'intara zabarizwagaho ubutaka bwabo, byose arabisenya. Mu gihe Nyamara Abaganda bemeye kujya hamwe n'abandi ngo babarizwe muri Republika imwe ya Uganda, baragiranye amasezerano ko ubwami bwabo bugomba kugira ubwigenge bucagase mu bikorerwa ku butaka bushinzeho. Nyamara nubwo OBOTE yaramaze kubigara matyo, abaturage bo mu bwoko bw'Abaganda ntabwo barekeye aho, kuko n'ubundi mu 1993 biturutse ku itegeko nshinga rishya, umuhungu wa Mutesa wa kabiri Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi wa kabiri yabaye kabaka wa 37 w'ubwami bwa Buganda. Aracyaganje. Buganda ubu n'ubwami bugendera ku itegeko nshinga imbere muri Uganda.
umwami Mutesa wa kabiri yari yarize muri King's College Budo muri Uganda, agana Magdalen College Cambridge mu Bwongereza, ahigira igisirikare aba captain bw'itsinda ry'aba Grenadier Guards. Icyo gihe ubwami bwa Buganda bwari igice cya protectorate y'Abongereza muri Uganda. Mu byakurikiyeho Obote nawe yahise ahirikwa n'umugaba mukuru w'ingabo ze wari n'inshuti ye cyane Amin mu 1971. Mutesa wa kabiri yishwe n'inzoga Iroze yanyoye i Londres mu Bwongereza mu 1969 afite imyaka 45 y'amavuko. Ni mu gihe igipolisi cy'Abongereza cyatangaje ku mugaragaro ko ashobora kuba yari yahuye. Abandi bo bakomeje gushimangira ahubwo ko yarozwe n'intasi yohererejwe na Obote zikamusanga iyo mu Bwongereza. Mu myaka igera muri 40 nyuma y'urupfu rwe mu 2009, umwe mu bo mu muryango we yabwiye BBC y'Abongereza ati buri gihe twabagaho twihisha ubutitsa. Nyuma yo kwakira amakuru y'abatuburiraga batubwira amazina y'abishi Milton OBOTE yabaga yohereje ngo badusanga ha mu Bwongereza, bagahora badusaba kwihisha buri gihe no kwigengesera mu byo twakoraga byose. GM Kavuma Kagwa wakurikiranye ibi byose yaragize ati byakomezaga kuvugwa ko Obote buri gihe yakoreshaga amashiringi 25,000 buri cyumweru, yari menshi cyane icyo gihe, akayatanga mu bikorwa byo guhiga Mutesa wa kabiri. Nyamara byose byari byarananiranye, nabo yohereje bose bakagaruka ntacyo bagezeho. Umunsi umwe na mahirwa hari yari yagiye ku ruhande rwe cyangwa se yavuye ahubwo ku ruhande rwa Mutesa wa kabiri, nuko Oscar Kambona, uyu yari umunyatanzania wari waratandukanye na Nyerere batakivuga rumwe, nawe yarahungiye mu Bwongereza aba mu mujyi wa London. Uyu rero yaje gukoreshereza Mutesa wa kabiri ibirori bihambaye by'umunsi we w'amavuko wo mu kwa 11 mu 1969. Ni ibirori byaje gutumirwamo n'umukobwa w'umugandekazi wari mwiza cyane bihagije. Uyu nawe akaba yari mu mujyi wa London, yaroherejwe n'ishami ry'ubutasi rya Uganda ryari GSU, yaroherejwe London n'ubundi mu butumwa bwo kugenda gakora ibishoboka byose ku buryo yikundwakaza kuri Mutesa wa kabiri, ubundi akazaba murogera. Uko n'ubundi niko byaje kugenda, kuko Mutesa wa kabiri ubwe ni nawe wamwitumiriye muri ibi birori by'isabukuru ye y'amavuko, ndetse akaba ari nawe wari ushinzwe ibyo kunywa bye. Nta kabuza niwe wamushyiriye uburozi mu nzoga yanywaga. Kabaka Mutesa wa kabiri apfa atyo. Nyamara Mutesa wa kabiri yashizemo umwuka haciye amasaha make gusa umunyamakuru w'umwongereza John Simpson amaze gukorana nawe ikiganiro, akemeza ko yari umuntu udafite ikibazo na gito, afite ubuzima bwiza, ngo banaganiriye neza rwose ku buryo cyumva inkuru y'urupfu rwe ngo yaratunguwe cyane. Ibyo ati ntibishoboka, ajya no kubitekerereza inzego z'igipolisi mu mujyi wa London. Nawe yemeza ko ahubwo rwose bakwiye gukurikirana iby'iperereza kuko kuba yarahise arogerwa muri ibyo birori koko. Ariko ibi ntabyo biriwe bakurikirana, byarangiririye bityo. Abandi batubwa ubutegetsi bwa Obote muri Uganda bushobora kuba bwari bwaranabyiyumvikaniyeho n'Abongereza mu zindi nyungu za politiki, dose ipfundikirwa muri ubwo buryo. Umurambo we nako ng'umwama bari umugogo wagaruwe muri Uganda mu 1971. Obote nawe amaze guhirikwa ku butegetsi maze atabarizwa mu byubahiro bikwiye umwami nyine, byose bigezwemo uruhare na IDI AMIN wari waramaze kuba Prezida, kandi ari nawe n'ubundi mu myaka yahise wari warategetswe na Obote kugaba igitero ku ngoro ya Mutesa wa kabiri, igitero cyo mu 1966 cyatumye uwo mwami anahungira mu Bwongereza kagwa yatyo. Kandi mujye mukomeza n'ubundi gusura urubuga rwacu Muhire Munana official kuri YouTube, mukore subscribe muna kandi kunzogera notification ku buryo muzajya muhita mubimenya igihe cyose tuhashyize ibiganiro bishya. Ibirari by'ubutegetsi, kuko ejo hari none, ejo none hazaba ejo.